Ni ubonye ikinyugunyugu burya gifite amabara meza, so haba hariho biba bivuze yuko hari impinduka nziza ziri kubaho, impinduka nziza uvuye mu buryo bwo kuba umusiribateri ugiye kwinjira mu yindi mpinduka, cyangwa se ugiye kwinjira mu kindi cyiciro. Ibyo bintu rero ni byiza, iyo ikinyugunyugu ukibona ntabwo ari kibi mu isi mwuka, kiba kishobora kukwereka transformation cyangwa se impinduka kandi zishobora kuba ari nziza. Mushobora no kurota mubona mwambarana inkweto, ibyo byose byaba bikwereka biti ariko uyu muntu gahunda dufitanye ni nziza, ni nzima. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na Pastor Janvier. Turi kuri KIZABONWA TV. Imana umugisha bagire neza. Hano tuba dufite ibiganiro byiza bibafasha kandi bishobora guhindura ubuzima bwa buri wese ubikurikirana. Ndabizi ko umuntu wese udukurikiye ubuzima bwe budasigara nkuko bwari bumeze. Uyu mwanya wa none aha tugiye kuganira. Ubushize twari twaganiriye, twavuze ku bintu bigera muri 7 nubirota uri umusore cyangwa uri umukobwa, cyane cyane abakobwa, ukabirota ukabibona mu nzozi zawe, uri muri relationship cyangwa se uri mu rukundo, uzajya ubivamo, uzajya ubireka. Ibyo bintu twabishyizeho, ushobora gucekinga aho ngaho ku kiganiro cy'ubushize twarabivuze. Byagufasha cyane kugira ngo wastinga your time. You don't have to waste your time for nothing. Ugomba gukoresha umwanya wawe ukawukoresha ukawugeza umusaruro utakuyemo ibikomere. Akenshi Imana ivugana n'abantu nkuko muri yo 33 babivuga, havuga ngo Imana ivuga kenshi rimwe ndetse kabiri, nubwo abantu batabyitaho Imana bayavuze. Buri muntu wese uzaza mu buzima bwawe, Imana izabanza kukubwira umumaro we cyangwa se nibaje kugusenya. Imana izakubwira ikimuzanye mu buzima bwawe kugira ngo utabasha kugwa mu mutego, kuko Imana ikorera mu bantu kandi na Satani akorera mu bantu. Buri muntu wese rero uza ku buzima bwawe ashobora kuba azanywe n'Imana cyangwa azanywe na Satani. Niba azanywe n'Imana, hari Imana izakwereka ko ari umuntu umumaro cyangwa se nabikubwire. Niba ari undi kandi uje kudestroying ubuzima bwawe cyangwa kuderanja mu buzima bwawe, nabwo uzabasha kubibona. Imana izakubwira. Ntabwo ibiriya bimenyetso twavuze ari byo byonyine, hari n'ibindi bimenyetso bishobora kukubwira. Ibyo twavuze ubushize bishobora kukwereka ati ibi ngibi bikugaragariza ko uyu muntu atari uwawe. Hari ibindi bimenyetso birahari, such as nko kubona umuntu mukunda gupfa buri munsi, mugira ituntu mupfa, mugira utuntu mukunda kutavuga n'icyumuro kigashira, ukwezi kugashira mukazongera, ubundi bikazongera. Icyo ni ikimenyetso kiba kikugaragariza ati ariko uyu muntu ntago bizagenda neza. Kuko mwabanye n'umuntu muri fiançailles niko muzana abana, mugiye muzamubana, nyine uzasanga ari hasi hejuru. Ari hasi hejuru. Hari n'ibindi aho umutima wawe uba wumva ufite ubwoba bw'ikintu ugiyemo. Uyu muntu turi kumwe nawe ndumva mufitiye igishika, ndumva mufitiye impungenge. Za mpungenge uba ufite ushobora kuba ari umwuka w'Imana uri kuvugana nawe kugira ngo wirinde. Mu gihe atari umwuka wa Satani uba mu buzima bwawe kubuza kwakira igitangaza cyawe cyangwa kwakira umugisha wawe, kuko ibyo nabyo bigiye bibaho ku bandi bantu. Iyo twigisha uburyo bwo kubohoka, hari ibimenyetso tuvuga bigaragaza umuntu uboshye. Nanone bishobora kuba ntago, it's not always the case, ariko nagira ngo mbabwire ko mu gihe wumva umutima wawe niho umwuka w'Imana avuganira nawe. Umutima wawe niwo Imana ikorana nawe cyane. Umutima wawe no kubwira uti uyu muntu kumva ufite igishika, kumva ufite ubwo, kumva ufite impungenge, don't enter the relationship. Ntiwinjire don't engage that kind of relationship. Limiting, ushireho limit. So ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo no mu buzima busanzwe umuntu ushobora guhura nawe ariko kumva igishika, kumva hari ikintu kikuderanje guhura nawe cyangwa se kuza mu buzima bwawe. Ukwiye kuba careful. Ibi tubabwira ni experience y'ubuzima kandi
n'ijambo ry'Imana. Imana ivugana n'abantu kenshi. So uyu munsi rero ntabwo tugiye kuvuga gukomereza kuri bya bindi, ahubwo tugiye kuvuga ku bintu birindwi nanone by'ingenzi bikugaragariza ngo relationship urimo cyangwa se urukundo urimo ukwiriye kurukomeza. Uri umusore, uri inkumi, uru rukundo nubona ibi bintu ukabasha kubibona, uzasenge kandi uzagume muri iyo relationship. Relationship y'uyu munsi wa none itandukanye n'igihe cyashize, kuko uyu munsi wa none usanga umwanzi yarateye abantu cyane. Ntago batinya nabo mu rusengero kuba ukundana n'umuntu, ntago bivuze kuryamana nawe. Never. No kuvuga ngo kuryamana kw'abantu batashakanye, kw'abantu batasezeranye ni kizira mu maso y'Imana. N'ubusambanyi, kandi ubusambanyi is like idolatry. No kuvuga ngo bimeze nk'ubupfumu. Busambanyi bumeze nk'ubupfumu, bumeze nk'ibigirwamana. Igihe cyose uzabaho ugasanga uri muri relationship, partner wawe akagukurura akubwira ati turyamane, tukorane ibingibi nibi, bitari byo guhesha Imana icyubahiro, cyo nacyo ni ikimenyetso cy'uwo muntu kuko atari umuntu mukwiriye gukomezanya. So kandi ndagira ngo mubwire ngo ukwiriye kubireka, ukabihunga cyane. Urukundo ntabwo ari imibonano, ntabwo ari icyo ngicyo. Imibonano ubuzagira igihe cy'imibonano kandi yejejwe, mu gihe mwasezeranye, mu gihe mwamaze gushakana, mukanyura imbere y'amategeko, mukanyura n'imbere y'Imana. Hari n'abantu bajya bibaza ku bintu byo kwishingira. Aho ngaho nahita mbaherezamo akantu gato cyane. Iyo wishingiye uba uri mu busambanyi, biba bikenewe kugira ngo uve mu, ntawe tuba tuvuze ngo mutandukane, ariko uba ufite risk, uburyo buri muri risk. Ibyiza nuko mushobora kunyura mu mategeko, mushobora kunyura mu buryo bwiza, mugasezerana imbere y'Imana, mugahabwa umugisha kandi burya bizana umugisha. Niyo wingeginze mu bintu byo kwishingira, usanga uwo mwuka ukomeza from generation to generation. Umwuka ugakomeza ugenda ukurikirana abakuvukaho, ko n'abana bawubyaye bazavuga na mami ntabwo yakoze ubukwe, na daddy ntabwo yakoze ubukwe, so I have to go. Ugasanga rero ntabwo ari byo mu by'ukuri. Imana irabyanga kuko ni ubusambanyi nk'ubundi. Niba uri muri iyo situation ushobora kuyivamo, umushumba wawe yagufasha kandi byagenda neza mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo. So rero hari ibintu birindwi tugiye kuganira namwe, nibizakwereka n'ubu uri kumwe n'umuntu mukaba muri mu kudatinga cyangwa se muri relationship cyangwa muri mu rukundo, uyu muntu uzagumane nawe ko bizaba ari inzozi zikwereka ibintu byiza. Inzozi zirindwi rero, ya mbere ni ukubona umukororombya. Nubona umukororombya bizaba bivuze ikintu. Umukororombya ni Imana yashyizeho umukororombya mu gihe imvura yagwaga mu gihe cya Nowa, ivuga iti ntabwo nzongera kurimbuza isi umwuzure, ntabwo nzongera kuyirimbuza umwuzure ukundi. Imana ishyiraho umukororombya nk'indahiro yayo. So iyo ubonye umukororombya muri relationship, ushobora kuba muri kuvugana wumirije gato, cyangwa se ureba ukagira iryo ukagira ishorirwa, cyangwa se hari ubundi buryo Imana communicatingana namwe. Uwo mukororombya rero ugaragaza ko hari umuntu turi kumwe muri relationship, kandi relationship ishobora kugenda neza, harimo ibyiza, harimo umunezero, harimo byagenda neza, mariage yanyu ishobora kugenda neza. Okay? Icya kabiri ni igihe ubonye ubwato. Iyo ubonye muri mu bwato, muri kugendana, muri kumwe, ibyo bivuze ngo relationship nziza, ushobora kuyikomeza, byagufasha. Icyo ni icya kabiri, ntabwo ndi butinde cyane ko dusigaye dukora ibiganiro bigufi cyane. Icya gatatu ni igihe ubonye ikinyugunyugu burya gifite amabara meza, so haba hariho, biba bivuze yuko hari impinduka nziza ziri kubaho, impinduka nziza uvuye mu buryo bwo kuba umusiribateri
ugiye kwinjira mu yindi mpinduka cyangwa se ugiye kwinjira mu kindi cyiciro. Ibyo bintu rero ni byiza iyo ikinyugunyugu ukibona ntabwo ari kibi mu isi y'umwuka, kiba gishobora kukwereka transformation cyangwa se impinduka kandi zishobora kuba ari nziza. Icyo ni cya gatatu. Icya kane ni igihe ubonye navuga ngo nk'amabuye y'agaciro, karota amabuye y'agaciro nka diyama, biba bisobanura ko ubuzima bwanyu aho ngaho ari muzakira, muzaryoherwa n'ubuzima. Icyo ni icya kane. Cya gatanu ni igihe ubonye ifi, ukakubona uri kuroba amafi, ukabona ufite amafi uri kuroba amafi, mu gihe uri kumwe n'uwo muntu rero ukabona muri kumwe wenda muraroba amafi muragira gute, ibyo bigaragaza yuko hari umugisha muzagirana, muzatera imbere, muzagubwa neza, muzagira umunezero mu rushako rwanyu. Aho rero haba hagaragaza abundance cyangwa se umugisha w'ubwinshi mu izina rya Yesu Kristo. Icya gatandatu ni igihe ubonye kumwe amazi amanuka avuye imusozi ari kumanuka. Mushobora kuba muri aho ngaho muri kwidumba gusa cyangwa se muri kuyumva ayo mazi abaguhaho gutya, yes mwumva munezerewe, wenda ubona muri kumwe. Ibyo nabyo biba bigaragaza yuko hari muzagirana busabane bwiza, muzagira ibihe byiza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. So icyo ni cya gatandatu gishobora kukwereka ko muri kumwe rwose ushobora kwendereya. Icya karindwi ni igihe ushobora kubona mwambikana impeta kandi ukabona wenda muri mariage, muri mariage. Yes, ibyo nabyo bigaragara ko muri nko mu murima se mufata ubwo nabo mu cyaro of course, cyangwa se murimo murafatanya muri mu isoko muragendana, muri guhaha muri kumwe. Ibyo bishobora kukwereka ati uyu muntu ariko turi kumwe, uyu muntu turi kumwe. Mushobora no kurota mubona mwambarana inkweto. Ibyo byose byaba bikwereka biti ariko uyu muntu gahunda dufitanye ni nziza, ni nzima. Nababwiye kimwe mu bintu bigaragaza urukundo ko ugomba kuruvamo. Mwibuke cyane navuze icyerekeranye no kurota usambana n'umuntu, urota uri gusambana nawe cyangwa muri gusomana. Ibyo bintu bigaragaza ngo uwo muntu suwa completely and permanently, ntago aba ari uwawe rwose. Ibyo ngibyo ugomba kubivamo, ntubikomeze. So rero muri ibi byose icyo kintu abantu bagomba kukirinda, bagomba kukimenya, bagomba kukizirikana. Ntago uzarota, ntago uzigera urota muri ibi bigaragaza ko relationship yanyu ari sawa. Ntuzigera urota usambana nabo cyangwa ujyamana nawe cyangwa any kind of nonsensical things bindi biri was cyangwa se biri unholy, bitejejwe. So nibyo bintu birindwi nari nateguye uyu mwanya. Hari n'ibindi byinshi bishobora kugenda bikwereka, ariko tuzagenda dukomeza gufasha abantu babasha kudukurikirana. Rero navuga ngo guma kubana nawe natwe, stay connected, stay tuned, ukomeze gufatana natwe, kubana natwe. Uzarushaho kugenda wungukirwa, uzarushaho kugenda ugubwa neza mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. So ndi hano rero kugira ngo mbafashe uko umwami wanjye anshoboza, kandi ndazi ko Imana yaduhamagaye ariyo kwizerwa, izagenda idufasha muri byinshi. Ibi bizakugirira umumaro, ntubyirengagize kandi ujye bisangiza n'abandi kugira ngo barusheho kugenda bamenya. Imana iravuga rimwe ndetse kabiri, nubwo abantu batabyitaho, nubwo abantu batabyumva, ariko Imana iba yavuze. Ntabwo umuntu ashobora kuza mu buzima bwawe, ashobora kuza kudestroying ubuzima bwawe ngo Imana inanirwe kubikwereka, cyangwa se aje atari gahunda yindi y'ubumana. Imana irabikwereka. Aje ari gahunda y'ubumana, nabwo Imana irabikwereka kugira ngo utagendera mu kigaro utazi what is going on. So Imana umugisha
mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Shalom.